Umunsi wa 25 guhindurwa n'amakuba. Kuko kubabazwa kwacu kw'igihwayihwayi kw'akanya ka none kwiyongeranya kuturemera ubwiza bw'iteka ryose bukomeye. Abakorinto ba kabiri igice cya 4 umurongo wa 17. Umuriro w'umubabaro niwo ushyira ahagaragara ubwiza bwo kubaha Imana. Buri kibazo uhura nacyo kiba gitwikiriye umugambi w'Imana. Imana ikoresha ibyo tunyuramo byose mu buzima kugira ngo ihindure kamere yacu. Mu by'ukuri Imana ikoresha ibibazo by'ubuzima kurusha uko ikoresha gusoma Bibiliya ngo iduhindure turushaho gusa na Yesu. Impamvu iragaragara. Unyura mu bintu bitandukanye amasaha 24 ku munsi. Yesu yatuburiye ko tuzahura n'amakuba mu isi. Nta muntu n'umwe ubaho imibabaro itagera cyangwa ngo abe afite ubwihisho kure y'agahinda, kandi nta muntu n'umwe ufite inzira y'ubuzima acamo itarimo ingorane. Ubuzima n'uruhererekane rw'ibibazo. Iyo ukemuye ikibazo kimwe, ikindi kiba cyihishe inyuma, kigafata umwanya wacyo. Ntabwo byose biza ari ingutu, nta nubwo byose binganya umumaro mu gukura kwawe. Petero atubwira ko ibibazo ari agasanzwe, aho agira ati: mwe gutentebuka cyangwa ngo mutangazwe no kunyura mu bigeragezo bimeze nk'ikome ry'umuriro biri imbere yanyu, kuko icyo si ikintu kidasanzwe cyatuma mumera nk'abagushije ishyano. Imana ikoresha ibibazo kugira ngo igukurure ikwiyegereze. Bibiliya iravuga ngo Uwiteka aba hafi y'abafite imitima imenetse kandi akiza abafite imitima ishenjaguwe. Ibihe byawe byo kuramya no kwegera Imana bigera ku mutima bizaba kenshi muri ibyo bihe by'iminsi y'amage, igihe umutima wawe uzaba ushenjaguwe n'intimba, igihe uzaba wumva abandi bagutereranye, igihe uzaba wumva ubuze uko ugira, igihe umubabaro uzaba ari mwinshi ugasanga nta handi wahindukirira uretse ku Mana. Mu gihe cy'umubabaro nibwo twiga gusenga amasengesho y'ukuri avuye ku mutima atagira icyo ahisha Imana. Iyo ugeze mu gihe cy'umubabaro nta mbaraga uba ugifite zo gusenga amasengesho y'urwiyerurutso. John Elkison Tada yaranditse ngo iyo ubuzima bumeze neza dushobora kugenda duhagijwe no kumenya ibya Yesu no kugerageza kumwigana, tugasubira mu magambo yavuze ndetse tukavuga ibye. Ariko iyo tugeze mu makuba nibwo tumumenya uko ari koko. Hari ibintu tumenya ku Mana iyo turi mu mibabaro tutari kuzamenya ukundi. Imana yashoboraga kurinda Yosefu ntashyirwe mu buroko, yashoboraga kubuza ko Danieli atabwa mu rwobo rw'intare, ikabuza ko Yeremiya atabwa mu rwobo rwuzuye isayo, ikabuza ko Pawulo aba mu nkuge zarohamye inshuro 3, ikabuza ko ba basore 3 b'Abayuda bajugunywa mu itanura ry'umuriro, ariko ibyo byose ntiyabikoze. Yararetse ibyo bibazo bibabaho, ariko abo bose byabayeho byabegereje Imana kurutaho. Ibibazo bidutera guhindukirira Imana, akaba ariyo dutegerezaho ibisubizo aho kwiyizera. Pawulo atanga ubuhamya bwerekana ibyiza by'ibyo, agira ati: kumvaga tumeze nk'abaciriweho iteka ryo gupfa bituma tubona ko tudakwiye kuyiringira, ariko ibyo byatubereye byiza kuko byatumye dushyira byose mu biganza by'Imana, kuko niyo yonyine yashoboraga kudukiza. Ntuzigera umenya ko Imana ariyo yonyine ukeneye kugeza igihe uzaba ugeze ahantu Imana yonyine ariyo isigaranye. Impamvu z'ibibazo zishobora gutandukana, ariko nta na kimwe muri ibyo gishobora kukuzaho Imana itabyemeye. Buri kintu cyose kiba ku mwana w'Imana kiba cyatoranijwe nayo nk'umubyeyi kugira ngo igikoreshe ikuzanira ibyiza, kabone naho Satani n'abantu baba babikoreye kukugirira nabi. Kuko Imana ifite ubutware ku bintu byose, ibigaragara nk'impanuka biba ari bimwe mu byo Imana ikoresha ngo isohoze umugambi wayo mwiza ifitiye ubuzima bwawe. Kuko buri munsi w'ubuzima bwawe wari wanditse mu ngengabihe y'Imana mbere y'uko uvuka, buri kintu cyose kikubaho gifite agaciro mu rwego rw'umwuka. Ubyumve neza, ni buri kintu. Iyo mirongo yo mu rwandiko rw'Abaroma igice cy'8 umurongo wa 28 kugeza ku 29 idusobanurira neza impamvu y'ibyo. Tuzi ko Imana ikoreshereza hamwe ibintu byose ngo bizanire ibyiza abakunda Imana kandi bahamagawe nayo nk'uko yabigambiriye. Kuko Imana yari izi abayo kuva kera kandi yabatoranirije gushushanywa n'umwana wayo. Gusobanukirwa Abaroma igice cy'8 umurongo wa 28 kugeza ku 29. Iki ni kimwe mu bice bya Bibiliya gikoreshwa kandi kikumvikana mu buryo butari bwo. Ntabwo icyo gice kivuga ngo Imana ituma ibintu byose bigenda uko jyewe nshaka. Birumvikana ko atari byo iyo mirongo ivuga. Nta nubwo iyo mirongo ivuga ngo Imana ikora ku buryo ibintu byose birangira neza hano ku isi. N'ibyo nabyo si byo. Hari ibintu byinshi birangira nabi ku isi. Turi mu isi yaguye mu cyaha. Mu ijuru honyine niho ibintu bikorwa neza nk'uko Imana yabigambiriye. Niyo mpamvu twigishijwe gusenga ngo ibyo ushaka bikorwe mu isi nk'uko bikorwa mu ijuru. Kugira ngo wumve neza iyi mirongo y'Abaroma igice cy'8 umurongo wa 28 kugeza ku 29, reka tuyisesengure ijambo ku ijambo. Tuzi ibyiringiro byacu mu gihe cy'ibibazo ntabwo kiba gishingiye ku kwikomeza dutekereza ko nta kibazo dufite, cyangwa se twifuza ko ibintu biba ukundi, cyangwa se twirema umutima tukikomeza.
ahubwo ni ibyiringiro byo kumenya ko Imana ifite ubutware ku bibaho byose mu isi kandi ikabidukunda. Imana ikoreshereza hamwe. Mu bintu byose bibaho hari ikiganza cya ruhanga byose. Ntabwo ubuzima bwawe bwavuye mu busa cyangwa ngo bibe ari ikimanuka. Hari umugambi mugari w'Imana. Amateka y'ibibaho ni inkuru y'ihishurwa ry'uwo mugambi. Imana nubwo itagaragara niyo igena uko byose bigenda. Twe dukora amakosa ariko Imana yo ntiyibeshya. Imana ntishobora kwibeshya kuko ni Imana. Ibintu byose, umugambi w'Imana ku buzima bwawe harimo n'ibikubaho byose, harimo amakosa ukora, ibyaha byawe n'ibikomere byawe, harimo uburwayi, imyenda, ibyago, gutandukana ndetse n'urupfu rw'abo ukunda. Imana ishobora kuvana ibyiza mu kibi niyo cyaba kingana iki, nk'uko yavanye icyiza mu musaraba. Ikoreshereza hamwe. Ntabwo ibintu bigenda kimwe ukwacyo cyangwa kidafite aho gihurira n'ibindi. Ibintu byose bikubaho bifataniriza hamwe muri gahunda y'Imana. Ntabwo ari ibintu biri ukwabyo, ahubwo ni uduce dutandukanye tw'umugambi umwe wo guhindura ngo urusheho gusa na Kristo. Iyo ushaka guteka umugati wa keke uvanga ifu, umunyu, amagi mabisi, isukari n'amavuta. Kimwe ugifasha ukakirya cyonyine cyihariye wasanga kitagira isa cyangwa gisharira. Ariko nubivanga ukabishyira ku muriro bizahinduka biryoshye. Uramutse weguriye Imana ibyo byose wanyuzemo bitagira isa ndetse bisharira, izabiteranya ibikuremo ikintu cyiza. Kuzana ibyiza. Ibi ntibishaka kuvuga ngo ibintu byose tubona mu buzima biba ari byiza. Byinshi bibera muri iyi si dutuyemo birimo ubugome ndetse ni bibi cyane, ariko Imana ni umuhanga wo gufata ibyo bibi ikabikuramo ibyiza. Mu rutonde rw'amasekuruza ya Yesu Kristo harimo abagore 4: Tamari, Rahabu, Rusi na Batisheba. Tamari yareheje sebukwe bararyamana amutera inda. Rahabu yari indaya. Rusi ntabwo yari umuyudakazi, bityo byishe amategeko ubwo yarongorwaga n'umugabo w'umuyuda. Batisheba yasambanye na Dawidi biza no gukurura kwicwa k'umugabo we. Abo bagore bose ntabwo bari bafite imyitwarire myiza, ariko Imana yakuye icyiza mu bibi byabo, bityo Yesu avuka mu gisekuruza cyabo. Umugambi w'Imana uruta kure ibibazo byacu, akababaro kacu cyangwa ibyaha twakoze. Abakunda Imana kandi bahamagawe. Iri sezerano ryose ni iry'abana b'Imana gusa, ntabwo ari iry'abantu bose. Ibintu byose bifatanyiriza hamwe kuzanira ibibi abarwanya Imana bakagenda bishakira inzira zabo gusa, nk'uko yabigambiriye. Uwo mugambi ni uwuhe? Ni uko duhinduka tugasa n'umwana wayo. Ibintu byose Imana yemerera ko bitubaho biba bigamije gusohoza uwo mugambi, kubaka kamere nk'iya Kristo. Tumeze nk'inigi z'amabuye y'agaciro, twe ducurishwa inyundo n'imiseno y'ibibazo. Iyo inyundo isanzwe idahagije ngo Imana dukureho amabango dufite ashingaraye, Imana izakoresha inyundo y'abamena amabuye. Nukomeza ukinangira izakoresha iremereye ikoreshwa n'imashini. Izakoresha ibishoboka byose. Buri kibazo cyose unyuramo ni umwanya Imana ibibonye wo kubaka kamere nshya muri wowe, kandi uko ikibazo kirushaho gukomera niko kirushaho kukubakamo imbaraga zo mu mwuka no mu mico. Pawulo yaravuze ngo bene ayo makuba atera kwihangana. Kwihangana kugatera kunesha ibitugerageza. Ibikubaho bigaragara ntibinganya agaciro n'ibikorerwa mu mutima wawe. Ibyo unyuramo ni iby'igihe gito, ariko kamere yawe izahoraho iteka. Kenshi Bibiliya igereranya ibibazo n'umuriro w'uruganda umucuzi akoresha akura imyanda mu mabuye y'agaciro. Petero yaravuze ngo ibyo bigeragezo biberaho kugira ngo kwizera kwanyu kube gutunganijwe. Uko gutungana kurusha izahabu igiciro cyinshi. Umucuzi wa feza baramubajije bati, ubwirwa n'iki ko ifeza yashizemo inkamba? Arasubiza ati, iyo nshobora kuyirebamo nkibona nko mu ndorerwamo. Iyo watunganijwe n'ibigeragezo abantu bashobora kubona ishusho ya Yesu muri wowe. Yakobo yaranditse ngo iyo ibibazo bigukubye bikagukamura biturutse impande zose, kwizera kwawe kurasohoka kukajya ahagaragara, kukagaragara uko kuri koko. Ubwo Imana yagambiriye kuzasa na Yesu, izakunyuza mu nzira zose Yesu yanyuzemo. Ibyo birimo kuba wenyine, ibishuko, guhagarika umutima, kuvugwa nabi, kwangwa n'abantu n'ibindi bibazo. Bibiliya iravuga ngo Yesu yigishijwe kumvira kandi atunganywa kubw'imibabaro yihanganiye. Kuki wakumva ko Imana izakurinda kunyura mu byo yemereye umwana wayo kunyuramo? Pawulo yaranditse ati, tunyura mu byo Kristo yanyuzemo byose. Iyo tugendanye nawe mu bihe bidukomereye, niko tuzajyana nayo no mu bihe byiza. Kwitwara mu bibazo nk'uko Yesu yabyitwaramo. Ibibazo ubwabyo si byo bisohoza iby'Imana ishaka. Abantu benshi babinyuramo bakavamo bashaririye aho guhinduka beza kurushaho, bityo ntibigere bakura. Ugomba kwitwara mu bibazo nk'uko Yesu yabyitwaramo aramutse ari mu mwanya wawe. Uzirikane ko umugambi Imana igufitiye ari mwiza. Imana izi ibyiza kuri wowe kandi inyungu zawe izihorana ku mutima. Imana yabwiye Yeremiya ngo ibyo nibwira kubagirira ni byiza si bibi, ni umugambi wo kubarema umutima no kubaha ejo heza kurutaho.
Yosefu yari yarasobanukiwe iri hame igihe yabwiraga bene se bari bamugurishije mu bucakara ati, ku bwanyu mwari mushatse kungirira nabi, ariko Imana yo yashakaga kubinzanisha ibyiza. Hezekiya nawe yavuze amagambo nk'ayo ubwo yari yarwaye akenda gupfa agira ati, erega icyatumye ngira ibinsharirira cyane ni ukugira ngo mbone amahoro. Igihe cyose Imana izanga gusubiza icyifuzo cyawe wasabye gutabarwa, ujye wibuka ko Imana ibikora byose ngo bitubere byiza, idutoza kubaho mu kwera nk'ukwayo. Ni ngombwa ngo uhange amaso umugambi w'Imana aho gutumbira umubabaro cyangwa ikibazo ufite. Uko niko Yesu yashoboye kwihanganira umubabaro w'umusaraba, kandi dusabwa gutera ikirenge mu cye. Mutumbire Yesu wenyine, niwe mutware wacu kandi niwe mutoza wacu. Yihanganiye gupfa urupfu rw'isoni rwo ku musaraba kubera ibyishimo yari azi ko bizavamo hanyuma. Corrie ten Boom, umwe mu bababajwe cyane mu bigo by'agahato n'urupfu rwa Hitler, yasobanuye neza izo mbaraga ziva mu byo utumbira agira ati, nutumbira isi uzicwa no guhangayika, nutumbira muri wowe ubwawe wishakamo imbaraga uzicwa n'agahinda, ariko nutumbira Yesu uzagira guturiza mu mahoro. Aho ureba niho hategeka ibyo wiyumvamo mu mutima. Ibanga ryo kwihangana ni ukwibuka ko umubabaro wawe ari uw'igihe gito, ariko ko igihembo cyawe ari icy'iteka. Mose yihanganiye ubuzima bw'ibibazo kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Pawulo nawe yihanganiye ibibazo muri ubwo buryo. Aravuga ngo ibigeragezo byacu nta buremere bifite kandi ni iby'igihe gito, nyamara bituzanira ubwiza buhanitse bitangaje kandi buzahoraho iteka. Ntiwemere gutegekwa no kureba hafi, utumbire iherezo ryawe. Niba tuzafatanya nawe ubwiza, tugomba no gufatanya nawe imibabaro. Ibyo tubabazwa none ntaho bihuriye n'ubwiza tuzahabwa hanyuma. Wishime kandi ushime. Bibiliya itubwira guhora dushima mu bibaho byose kuko ari by'Imana idushakaho muri Kristo Yesu. Ibyo rero byashoboka bite? Ubanze ubone ko Imana idusaba gushima mu bibaho byose, ntabwo itubwira gushima kw'ibibaho byose. Ntabwo Imana ikubwira gushima kubw'ibibi bikubaho, kubw'ibyaha, kubw'imibabaro cyangwa kubw'ingaruka z'ibyo byose bibabaje tubona mu isi. Ahubwo Imana ishaka kwishimira ko izakoresha ibibazo byawe kugira ngo isohoze imigambi yayo. Bibiliya iratubwira ngo mujye mwishimira mu Mwami iminsi yose. Ntabwo Bibiliya itubwira ngo wishimire mu bibazo byawe, ibyo byaba ari ugukunda kwibabaza. Ahubwo wishimira mu Mwami. Ibyo waba urimo gucamo byose ushobora kwishimira urukundo rw'Imana, uburyo kwitaho, ubwenge bwayo, imbaraga zayo n'ubudahemuka bwayo. Yesu yaravuze ngo uwo munsi muzishimwe mwiterere hejuru kuko ingororano zanyu ari nyinshi mu ijuru. Dushobora kandi kwishimira kumenya ko Imana iri kumwe natwe muri ako kababaro. Ntabwo dukorera Imana ituba kure kandi itita ku bitubaho. Si Imana yibera iyo ikajya itwoherereza amagambo yo kudukomeza ariko ibyacu birebera kure. Ni Imana yinjira mu mibabaro yacu. Yesu yabitweretse ubwo yihinduraga umuntu, kandi ubu Mwuka we aba muri twe akabana natwe muri byose. Ntabwo Imana izigera idusiga twenyine. Wange guheranwa n'ibibazo, wihangane kandi ukomeze. Bibiliya iravuga ngo mureke ibagerageza bikomeze kugeza igihe kwihangana kwanyu kuzaba kugeze ku kigero gishyitse, amaherezo muzavamo muri abantu batunganijwe rwose kandi mushyitse mutagifite akantu na gato k'intege nke. Kubaka kamere nziza ni ibintu bitwara igihe kirekire. Iyo tugerageje guhunga ibibazo by'ubuzima cyangwa tukagerageza kwibera aho bitari, kenshi twica iyo gahunda, tugatinza gukura kwacu kandi tukarangiza dufite agahinda k'ubundi buryo karushijeho kuba kabi, agahinda ko guhinduka umuntu w'intege nke, uhakana ko afite ibibazo kandi abirimo, cyangwa agahinda umushyitsi iyo abigezemo. Numara kumva ingaruka nziza kamere nziza ifite ku buzima buhoraho, ntuzongera gusenga amasengesho menshi avuga ngo Mwami mpagatira umbyinirire, mfasha numve meze neza, ahubwo uzongera amasengesho avuga ngo mfasha ndushaho gusa nawe, koresha ibinyuramo kugira ngo mpindure ndushaho gusa nawe. Uzamenya ko urimo kugera ku kigero gishyitse nutangira kubona ikiganza cy'Imana mu mpanuka, amagorwa ndetse n'ibintu bimwe na bimwe bidafite ibisobanuro bikugwiririra mu buzima. Niba ufite ibibazo ubu wumva aya magambo, we kongera kubaza Imana ngo kuki ari igihe bibaho, ahubwo utangire kubaza ngo urashaka kunyigisha iki, maze wizere Imana ukomeze ukore ibitunganye. Mukomeze mwihangane, mugume mu mugambi w'Imana kugira ngo nimurangiza muzahabwe ibyasezeranijwe. Ntucike intege, wemere gukura. Gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana. Buri kibazo kiba gihishe umugambi mwiza. Umurongo wo gufata mu mutwe. Kandi tuzi ko ku bakunda Imana byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza, aribo bahamagawe nk'uko yabigambiriye. Abaroma 8:28. Ikibazo cyo gutekerezaho. Ni ikihe kibazo mu buzima bwanjye cyanzaniye gukura cyane?